Indege ni iki? Indege ni igikoresho tubona mu kirere gishobora gutwara abantu cyangwa ibintu bakagera iyo bagiye. Indege ni igikoresho kibasha kugenda ku butaka ariko kitagenda igihe kinini. Ahazwi kigenda cyane cyangwa se kiguruka ni mu kirere, ni naho habugenewe. Yego nibyo, indege yakorewe kugenda mu kirere kugira ngo ibashe kunyarukana ibyo itwaye cyangwa se koroshya ingendo mu gihe cya ngombwa. Yego nibyo, indege kugira ngo ivumburwe habayeho ubushakashatsi butandukanye. Ubushakashatsi butandukanye bifashishije ibinyabuzima bitandukanye, aho dusanga barifashishije ibinyabuzima biguruka. Muri ibyo binyabuzima harimo agacurama, ibisiga ndetse n'ibindi. Muri ibi binyabuzima bashakaga kureba ubushobozi bikoresha biguruka mu kirere kugira ngo barebe ko nabo babukoresha babushyira mu kintu kikabasha kuguruka mu kirere gikontrowe n'umuntu. Ibyo byaje kugerwaho, abashakashatsi babibona bidatinze babishyira mu kintu. Abishyira mu gikoresho gikozwe mu byuma, kirabikora. Kigenda mu kirere, gitwara abantu ndetse kimera nk'igisiga. Kijyana ibintu, kibivana hirya kibijyana hino, gusa gikontorwa n'umuntu. Umuntu ni ikiremwa gitangaje. Umuntu ashobora kwiga agafata ibyo yize akabishyira mu ngiro, akabikoresha, akabibyaza umusaruro. Umuntu ni ikiremwa gitangaje ku buryo aricyo kiremwa gifite ubwenge kuruta ibindi biremwa byose. Umuntu abona taktike z'ikindi kiremwa gikoresha akabona yakibyaza umusaruro. Ni nabyo yakoze ku izi nyamaswa ziguruka. Akimara kubona ubushobozi zikoresha ziguruka mu kirere, yarazifashe azigaho, azikuraho ubwo bushobozi zikoresha ziguruka mu kirere kugira ngo nawe abashe gukora ikintu cyaguruka nk'ibyo biremwa. Yabigezeho koko. Umuntu witwa Willy Brothers ni umunyamerika, aho bakoze ubushakashatsi ahagana mu 1909 nibwo bakoze icyitwa nka aircraft bagishyira mu kirere. Icyo kintu cyangwa se iyo ndege mu icyo gihe yari ifite imyanya ibiri yo kwicarwamo. Iza ndetse kuronshingwa cyangwa se gushyirwa ku mugaragaro mu 1909 ubwo igisirikare cy'Amerika cyayimurikaga. Yari igizwe n'imyanya ibiri, itangira gukoreshwa mu icyo gihe. Ni nayo wavuga yuko yabaye fondasiyo y'indege tubona ubu ngubu. Indege ni igikoresho gikomeye, ni igikoresho kihenze, ni igikoresho kibona umugabo kigasiba undi. Yego nibyo, ni igikoresho kibona umugabo kigasiba undi, kuko tugiye mu mibare nawe upfa kuyigondera. Abazifite usanga kenshi ari kampani cyangwa se leta. Indege irahenze ku buryo kugira ngo ubone amafaranga yo kuyigondera, cyane cyane nk'izi ndege nini za Boeing, byagusaba akayabo. Ni indege zihenze. Ukibaza uti se ubu wazivumbuye ameze ate, ntibyamukishije? Yego nibyo, ubajije amenyo. Yego nibyo, uwazivumbuye byaramukishije. Ubu ngubu abayeho neza ndetse atunze n'imiryango ye. Nawe byiyumvishe, umuntu wavumbuye ikintu kibasha kuguruka mu kirere kigatembereza abantu, kigatwara abantu, kikabavana ku mugabane kikabajyana ku wundi, kandi mu gihe gito. Ibaze nawe ikintu kibasha kuvana umuntu hasi kikamujyana mu gicu, ari ibintu bidasanzwe. Yego nibyo, nagushidikanyaho byaramukishije kandi rwose ku kigero gishimishije, ku buryo yakijije n'igihugu cye muri rusange. Kuko byonyine kugira ngo ajye kwerekana formule cyangwa se fondasiyo yakoresheje arema indege
byasabaga amafaranga menshi afatika kugira ngo ubashe kumukurura. Ndabashimiye. Aha ni kuri Menya TV show. Mbibuza gukora subscribe, like, share, comment. Thank you.